bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana. Ni mwene NZEYIMANA Bahatishaban basuhuza. Uyu mwanya tugize umugisha ukomeye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusenge dutangire tuganira. Data, mu izina rya Yesu, tunejejwe n'urukundo dukunda kandi kubwije nuko bukeye ukomeze kugenda twiyereka izina ryawe bw'icyubahiro. Aya masaha uduhaye umugisha kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nsengeye mwene data wese uduteze amatwi kugira ngo ahindurwe naryo kandi rimubere ibyiringiro, kugira ngo ibyo twumva tugamije guhinduka no gukora ibyo ushaka. Urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, twize kubikora. Amen. Nshuti bene data, ndifuza kugira ngo tuganire muri uyu mwanya, kandi nifuje kugira ngo tuganire tumenye ibyishimo nyakuri n'isoko yabyo, kuko muri iyi si abantu batandukanye bajya bishima kandi bagira ibintu bibanezeza bitandukanye. Hari abantu bakura umunezero mu byaha, hari abantu bakura umunezero wenda kuko bafite ibindi bintu babonye imiryango, ibintu byose byagenze neza ibyo bakoze. Hanyuma akenshi ibyo byishimo cyangwa uwo munezero abantu bagira biturutse mu buryo butandukanye. Hari igihe iyo bibuze biba ikindi kibazo gikomeye, ku buryo bishobora gutuma abantu biheba bakagenda ukundi. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 4 umurongo wa 5 wa 8 haravuga ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo kumwero byo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama niziguye, sinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Imana idufashe cyane. Reka twongere dusome no mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 duhere ku murongo waho wa 26. Haravuga ngo nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ushyire ibyishimo umutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke n'amasaka na vino. Bene data, iyo ibintu byagenze neza mu buzima busanzwe, habaho kwishima, habaho kunezerwa. Iyo abahinzi bahinze bakeza bakabona umusaruro mwiza, bagira umunezero mwinshi. Iyo umucuruzi yacuruje akunguka, akabona business iri kugenda igenda neza, nabyo biramunezeza. Iyo umukozi ku kazi yakoze akabona salary irazira igihe, akabona promotion, aranezerwa. Iyo umunyeshuri yagiye kwiga akiga akabona amanota meza, agatsinda, akabona diplome nzimishimishije, ibyo biranezeza. Iyo umuntu agize umushinga runaka ukagera ku ntego ye, nabyo birashimisha. Kandi ibyo ni byiza, ni nabyo twifuza mu buzima bwacu bwa buri munsi tuba duharanira. Ariko akenshi muri ubwo buzima turimo ntabwo bitugendera uko tubyifuza, ntabwo bigenda uko tubishaka gusa. Hari igihe biba ngombwa ko bihinduka, kuko turi mu isi. Ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Amakuba arahari, intambara uyu munsi biba bibi, byiza nuko bihindagurika. Nubwo ibyo bintu bitunezeza bihari, Dawidi we arangije arabireba, aravuga ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe kumpa amahoro. Nagira ngo nkubwire mwene data, ukwiye gusaba Uwiteka agashyira izishimo mu mutima wawe. Ukwiriye guharanira kugira umunezero nyakuri uturuka mu kwakira Kristo n'umwami we n'umukiza mu buzima bwawe, kandi ugaharanira ko ubukristo bukwiriye kuba mu buzima bwawe, atari teori gusa mu mutwe, ahubwo bikaba mu buzima bwawe. Muririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda, ngo abashaka ubugingo budashira mu mwizigera azabarengera. Mufitiye inkuru nziza mwene data, muri Kristo Yesu harimo ubuzima. Niwe mwami w'abami, abihebe n'abafite intambara nyinshi abararika kugira ngo bagubwe neza.
ariko muri aka kanya nagira ngo ngusabe, muri Kristo winjiye wagezemo wakiriye, harimo ubutunzi bwinshi, harimo urukundo rukomeye rwe, harimo ineza ye, kandi umwuka we w'ubwenge atanga awuha abantu bakomeza kumwisunga uko bwije n'uko bukeye. Nagira ngo usabe urusheho kwinjira muri we cyane, winjire mu buryo bukomeye bw'ubumana, winjire mu rukundo, mu neza ye, winjire ugirane ubusabane nawe bundi, bizatuma urushaho kugira ibyishimo, kabone nubwo ibintu byaba bitagenze uko ushaka, ariko uzanezerwa kandi uzabona ihumure riturutse kuri Uwiteka rivuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, ngo uko namara kwemerwa ngo azahabwe ikamba ry'ubugingo ng'iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ndagira ngo ubwire nshuti mwene data, aka kanya ufite ibibazo n'intambara nyinshi. Dawidi yaritegereje abona ko abantu bashobora kugira ibyishimo n'ibibanezeza, ariko bikaba bihinduka ibyo bintu. Aravuga ngo ushyire ibyishimo rero mu mutima wanjye, biruta ibyo nagira nejeje, biruta ibyo nagira nabonye bizabiri, kugira ngo n'umunsi nabibuze ntazatakaza amahoro mu mutima. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ume kumenya amahoro ngiri mu makuba, ume kuba mu mahoro ngiri mu makuba. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire murenge aka kanya Uwiteka ni umurengezi w'abamwizera. Niyo mpamvu Petero ariko ari imbere y'abari abantu yavuze ikintu gikomeye, avuga ikintu gikomeye cyane, avuga kuri aya magambo Dawidi nawe yigeze kuvugaho kera, ariko babwira iby'imirimo y'Umwami Yesu. Aravuga ngo nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Umuntu ufite ibyishimo mu mutima we araruhuka, ariko aruhuka yiringiye ibizaba. Imana igeze ibwira Daniel ngo genda Daniel uruhuke, kuko igihe nikigera uzahagarara mu mugabane wawe ugororerwe. Ni ukuvuga ngo mu buzima tubamo nubwo bubamo intambara nyinshi, ariko tugira ibyiringiro ko Uwiteka azatugeza ahagize ute ahakomeye, kandi n'igihe cyo gusinzira no mu gihe cy'amakuba twiringira kuzanezerwa. Ngo kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu, cyangwa uhane uwera wawe abone kubora. Noya, ntabwo Uwiteka ajya ahana bamwiringiye. Niyo mpamvu ngo kuko wamenyesheje inzira y'ubugingo uzanyuzuza umunezero, kuko ndi imbere yawe. Imana ishimwe, kuko Uwiteka tumenyesheje agakiza ke, kuko Uwiteka tugiriye neza azatwuzuza umunezero tubone ibyiza, kandi kuko turi imbere y'Uwiteka. Ngira ngo mbwire mwene data, uyu munsi isoko y'ibyishimo byawe ituruka he? Umuririmbyi araririmba aravuga ngo najyaga njya kwiriba ngo y'isi, ngo naba ngiye kunywa ngo amazi agakamurwa, ngo ariko umunsi ngo ageze ngo muri Yesu ngo niwe umpaza wenyine, ngo ntarindi zina nemera, ngo kuko agakiza n'ubuntu bwe bibonerwa muri we. Najye nkubwire rero muvandi, ufite ibyifuzo, ufite ibikugoye, ariko Kristo numwisunga neza by'ukuri mu mutima wawe, bitari mu mutwe n'ubitekerezo gusa, ahubwo kwifuza ko ubuzima ubuzima bwawe bwuzura umunezero w'Uwiteka, azabana nawe. Uyu munsi umwemberere arakugirira neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, ijambo ryo ratubwira ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye uruta ibyo kunywa amasaka na vino. Turakwinginga kugira ngo ube bugufi bwacu, kandi urengere umuntu ufite ibibazo n'intambara bimugoye, abone neza yawe, kandi utange agakiza ku batagafite bagoye, bakwakire by'ukuri aho kuba abayoboke b'idini, ahubwo bamenye kuri Kristo uhindura abantu, imitwaro yabo yose ikabavaho bakakwizera. Thank you. Urakoze kubana natwe, turengere amahoro n'umugisha utangana ibiganze, mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Mande bamugisha.